akayoni aka kayoni ntabwo duze kukamenyera akayoni me akayoni akayoni si wegeze ukajatira ebana kuri stage ugakubitira akayoni wallahi cyaza akayoni bakagwa mu bici nicyo kibazo nyine ujya kugira uzagafate gutya ebana uve stage bahita bagukubita umufungo wawe ngo ya akamili wagakubitiye akira uri kumva bari gukubita nka avance nakazakubita no kwitegura uburyo ujya nko gukubita hasigaye mu wallahi agasamba ubuturu wasubungaye nyine ntago yenjoyinga neza hanyuma ikindi ginkora ndashushanya ya kandi uzukari byo koko yego nse nzibuka izo cyo navuga nkora ko nk'ubu turi gukora ndi gukora ibintu washanga igitsina gore neza cyane nka cya Bianca gitari mu kabisa metero 2 kuri 2 ya metero 2 kuri 2 oh shit kadre ya 2 mita kuri mita urumva ikintu kimwe reka zoje musari yaragifite kabisa metero 2 kuri 2 kabisa yasika kubera atagubwira nayanjye gisenye naje ndikanga biko mbyutse nkanza nkayihumuriza nkajya mvuga tuhasanga havuyeho nka kamwe ariko ikindi gihe cyanunguye mbona ka M kabisa gutya akayoni yo no gutekereza ikintu kurango ahita ashira aza kwicara ukavuga ati ubundi nahakuye kanzi kareba hasi zose agiye kugira ukuzuze ugatuvuga ati cyaze wabaye igihe Imana izahita ibihindura ariko n'ubundi bavuga ko umuntu ufite miliyoni n'umumiliyoneri ntabwo aba ari kimwe umuntu ufite miliyoni nk'uko navugaga mfite miliyoni n'umumiliyoneri ntabwo tuba turi kimwe gute se kandi nawe numva ari kubarizwa mu mamiri we uri kumva we njyeyo nkiyafata mu isaha mushobora gusanga nsigaranye 100 ndahita njya downtown ngura imyenda ngura telefone nayo nari mfite n'iki mu gihe umuntu mu miliyoneri we we aba yatunze nyine tu none amafaranga ubundi ubu ufite amafaranga nako aba ari kuri level yawe n'amafaranga iyo yasigaranye utangira gutekereza ikintu yakoresha urabona ngo tukaze badaha miliyoni ushaka gusanga nsiganye 100 bati babuzwe icyo akavumo uri kumva aho niho nibwo ubwenge bwawe niyo vari y'ibiceri agarukiraho nyine tu amafaranga iyo yasigaranye utangira guteye niba usigarana impumbu ubwo ubwenge bwawe buri kugake ndasubize hari nk'umuntu ufite nk'ibihumbi 100 akanywa yasigarana mu akenza akavuga ati agatangira gutekereza ibintu by'ingenzi kandi kigaje urumva rero icyo gihe ariko nyine mu biraka byo akayoni barakagukubita kabisa ariko mu Rwanda ho abakire bajya bafite inzoka mu mufuka kabisa kubera ko urasanga umujyi nako nabayumva ataguye ibiceri tu hari ukuntu ari ibiceri bayumva ataguha atarekura kandi wamukubitiye muri ati yacu amafaranga y'ejo miliyoni turi kuyashora ariko ugasanga umuniga ziba muri miliyoni 5 agapunguza no abita bakira bano bajibe batigiti biraka bacu nawe bitatu bita gute abandi bano urumva ari umuntu aguyikiraka hakazamo undi muntu ubahuza nyine ntabwo ndi kubwira aba komisiyoneri se ni bande komisiyoneri ariko ari indi zina nibyibuka ndari kubwira noneho akavuga ati chamane zero nanje zero subuyaye ntabwo yahita afata miliyoni 3 reka agata guhamagara ati akatugukubite 700 ubwo rero kwa kundi uba wicaye uvuga ati iyo ni inkuru uvuga ati n'umundi ntacyo ndamira ari njye noneho wahita yitambika mu nda avuga ati Imana atashaka nk'umpeti wikaraga tiwambona namba zazo timubwire ko nshaka kumakazi na gutya nongo nagahita afata phone nakaze Imana itsubu ku kwezi sinsa zisi tiwalaye ko smart kako mfite turwasa twajya kuyatsindira shituka nubwo nayo kurekeye mu bwenge mujye gutsindira 3 uba wumva ari nka bati se man tunota kenzi ubwo urumva guhita ushitura icyo gicera atari neza ariko kandi nta nubwo wanacyanga iyo ugize ibyago akitambika mu ndera tuzanga uri kwisamba we wallahi ushidukuri kwisamba ubwo rero none ni isamba
Nzirebye nabushida kuri gukubitira free. Kwa itaza matimani. Niho bija bijira. Gukubita muri BK. Amateka aratahinduka. Tugiye kubita Camp Kigali. Ni platform iri big. Ntabwo uzabyizera aho hantu nuhagera. Hagerera imwe yerekane. Bwatushida kuri kwikopesha cyangwa. Ubwo Vestage ifite n'amadeni ugomba kwishyura. Akazubwo dukira aho ngaho mbwira nka challenges ujya uhura nazo kabisa muri mu kazi kawe ka buri munsi, yabe kuri stage, yabe ku recording tracks, gukora ama videos, zi challenges ahura nazo kabisa mu kazi ke ka buri munsi. Mbere byabaga ari studio ariko ubu maze kumenyana n'abartiste benshi byatari baba producer ku rwego na buri ngoma nyikoreye ku producer umwe album yakuzura indirimbo 10 imwe idasa n'indi. Hanyuma ahubwo imbogamizi ndazasigaye kuri video n'ibyo bintu by'ibitaramo nyine, kuba umuntu yaguhamagara muvugane direct n'umu boss agacama abantu benshi kandi nyine n'ubundi bose bashaka kukurya nyine ndabashaka mu kakomite. Niyo ofite na management igihe cyose utahuye na connection nzima nyine ari ukuntu urumva nk'icyo gihe ushobora no kumara n'imyaka 2 mu muziki nta kintu urunguka to kubera abantu nyine mutaramenyana, kandi bazi ko uwo muntu nk'iki vuyemo none bwite umenyana na nyirabyo yakubwira nk'ibyo bintu ubitusara uwo bwashaka kurarurira mu ishuko uvuga cyangwa mugahura nganga umuntu wanjye ngo ngako babonye ko twabigukoreye twagutayemo sinabiceri bagwaye nambwa sibiye biceri ahatavuga ati asika abantu bahindutse ngusiko ngo twe twabageneye yanga ukumva harimo nka Kamili wituvuga turamujene twongera guhura ntakora nka kimwe cya kabiri. Ariko iyo za challenge nanone ari gihe utamenya hano ibintu biri kubera ukajya kubona nka fiche gutya zirasohotse wowe waruri ku bantu bari gukora ariko ntabwo ubuzano wabariza, kandi none ikintu kibi cyo muri industry igiye gutigita nyirikazi nyine nabwo birapfa, ntabwo urumva bari bugwe ahubwo nta nubwo unamufatisha. Imbogamizi zo ziracyari akazi, hanyuma zikongera urumva iyo nta kazi n'imikoro iba mikeya, kandi none n'imiziki bihenze urumva niba agomba kubakubita ingoma enye mu mezi 3 igihe birangira bari imwe. Imbogamizi urebye ziracyari ko kuno mu Rwanda ku platform iboneka mbere ya finance mu muziki, ushobora kwamamara mu gihe gito ariko nta mafaranga urabona, so bikakubangamira kugira lifestyle kwanze yarahindutse n'ubu kikaraga. Kandi udasohoka mu nzango ujye guhiga uzakora indimba miliyoni gute uzakireka niba wiba tu uri kumva ariko akazi yo gahari, kandi urabona haje n'ibigo byinshi bakazi kagomba banariyo baje babaha akazi ahantu bahayipinga mu tubari baje nariyo kuki atagushakira akazi nariyo ariko bura turabipanga agutemo ninjoro nabonye hari uwo yarayatayemo nawe agujyane mugende hariya mumenye umwaka wa no gukora kabisa, kereka iyo umuntu adakunda gukora cyangwa kumva bitavamo mudahuza fresh, ariko iyo akazi gahari mugomba gukorera ibiceri walaye, kuko ibintu byo kuri codinga byo byararangiye abasigaye gukora ibiceri kabisa. Okay Zeo Trap ntakuretse we na Bianca mbanze mwinegure nk'umugore n'umugabo badaherukana. Jara rugo twanaherukana gace amaze ndabareka ndabihorera ngutegurira utubazo twanjye hano. Uragenda usubiza gusa sibyo? Kubera ko yagufata iminota 10 hano gatoya. Now collab yawe muri Uganda, most especially mu bahanzi bahari harimo Fikfamaker akajya akora injyana ya rap n'abandi, ariko cyari cyari kandi kuri Fikfamaker nanjye nanjye kuvuga ngo nturenge kuri uwo ririya soko rya Uganda kuri market yaryo n'u Rwanda. Wowe when is the collab cyangwa no kutabiyumvamo cyangwa no ko mutazi how you can nzikuzi cyongereza mwahuza? I know you're good at English ndakuzi. haraburi ni connection bano bamuyoboke ntago bari kubafasha kugira ngo basaba connect hariya bakomeza batwara abantu ba Afrobeat gusa ugasanga management yanyu ya rap ntago bari kwiha amaboko ngo muze nubwo mukora rap ariko muri bamwe muri twebwe ni muze noneho tubereke cahano paka muri studio kwa Fikfamaker. Urumva Fikfamaker we asa nkaho ari umuntu munini kuntu urumva ari ukubora ushaka urumva byanga byakunda ashaka kuzana ibibazo bya finance ngabanya kuri beat gato niba wa approachinze umuntu uri kumva
nka fake maker atakuzi yego byanga byakundazamo ko mukinira ibiceri kugira mukore project uri kumva ariko nko mu bindi bihugu ukuntu tujya tubikora nka Kenya n'abapeti urumva nabingiye kubaza no kuri Kenya connection ndahita mbivugaho muri Kenya bari gukora drill cyane hari ukuntu nyine tuba tuziranye nabo n'abasani baho nyine nabitwa bande hari abo bita Brooklyn Boys abita ba Davaji abo mwaravuganye ngenda bazi bari yeah. kandi bameze neza bahagaze neza numva bo bana abakora drill nyine no drill zigezweho tuba tuvugana gutya Fatima mwakoze ikiboro cya danger yes cyangwa mugapanga se aho ngaho ko tubafite fan base muzapanga ikirori tuhaze nabari gutyo aho ngaho dushaka gukora ingoma nta wahaye ikintu nundi muzagabana nka royalties cyangwa se kujya muhuza ibihugu hanyuma ukavuga ati n'inzi wanyu tuzayishutinga cyangwa uzi wacu tuzayishutinga ariko none iyo bigiye kujya nko kuri uko nka Calligraphy Jones urumva atagushimye ntago mwakora nta muntu waguje nawe nta muntu mwakorana hanyuma nka Uganda aho rero urabizi rap yabo ntago iki kuva FIFA maker bigendamo gake ntago mu Rwanda bigitwika cyane ahubwo bari gutwika barabiririmbira y'izindi njyana to ariko cyagiye cya FIFA maker iyo kiza guhura n'ubu shaba abasani naba barambutse cyane nzakwereka ibipeti byo muri Uganda n'ibipeti bikubita drill TCF man birari abita TCF birashoboka n'abaji banje nabo kabisa turavuga harimo n'umwe twabanaga hano mu Rwanda harimo uwitwa umuntu B akaba n'undi uririmba byashoboka n'abapeti gutya bafite genge nabo kuko nsigaye mbona bare ngo spell the word they said spell the word ashaka kuba ari bo kabisa ko nibo baririmba gutya ariko baranenze Bianca ni nka kuno Kenya Trap yaje nyine tu ni movement abwo bo kubera ko hagezweho zirangande za rap ibiyo miziki yabo ntago ibuminga cyane tu okay I see kuri connection ya Kenya uranshubije nta kibazo Kenya ubirimo alright twitege gukora about anytime soon from Kenya kuko na album launch yanjye bashaka kuza kumfasha n'ibigenda neza icyo kabiri ngiye kubaza ni icyo ngicyo when is the concert of Zeo Trap concert yawe ni ryari turi kubipanga kwa twabishya mu kwa 7 uyu mwaka wow thank you bigenda neza n'abasponsor bikacamo okay kwa 7 no date twari twihaye ko bitarenga nyine tu Ishkevin uzamutumira bikumva adaga abasani bose baza muri show imwe kandi bigendera akenshi album launch bigendana na connection ufitanye n'umuntu nk'ubu iyo kora album launch uhera ku basani mwirirwa nawe uzibakumva batakugora bivuze ko Ishkevin atazaboneka gatuje kuri quick fire ngushyire ku muriro ku mbabura ngiye koze kabisa nawe urimo now reka dukomeze akari kabazo kanyuma nanjye kubwira Zeo Trap gereranya generation y'iki gihe new generation na old generation ya ba Riderman na ba Bulldog rap y'iki gihe generation rap yanyu generation rap yabo bingereranya mishyire ku munzani umpe difference yabyo urumva abenshi bavuga ko iya kera ariyo iri originality cyane ariko ugiye kureba iyo ishobora kubirenza iya kera ati gute iya kera bari bafite talent nyine nyinshi bari kumva ku buryo umuntu ashobora kuba afite talent nta n'ikintu binamubwiye ari ingoma imwe abantu bamumenyeyeho nta consistency bagiraga that's true ikindi nta gukurikirana ibintu byabo nyine ngo abe yumva yabigeza ahandi niyo abantu bamukunda iyo ndirimbo byarangira gushaka gushiduka ariyo ndirimbo mumuziho nyine ariko ugasanga kubera hari hataraza nyine ibintu bya competition bya vision n'imbuga hanyuma abapeti bubu bafite inzara nyinshi y'umuziki n'amahane menshi uri kumva n'amashagaga menshi barashaka kubikora byanga byakunda ikindi bari kubishyiramo imbaraga zitandukanye n'iz'abambere nyine abapeti bubu ntabwo bari gucika intege kandi ikindi wenda hari utuyira twafungutse ko ndibuka mugara kudutera turatubwira uburyo bakoreye ibiceri bamaze nk'imyaka nk'irindwi cyangwa 8 aribwo none atangiye kuba bamuhamagara ati uzaza ukore ariko ubu ngubu ushobora no gukora hit imwe ebyiri ukabona ka job ikintu navuga tubarusha ni amahirwe no gukora cyane okay ariko mu mirimbire mwimerere bo baturusha umwimerere abiki gihe urumva nago muri new school ari twese tudafite umwimerere abapeti benshi ubu nyine nta kintu cya danger akubwira ngo kigukome tu kereka bamwe muri bo nyine baba game changer uri kumva ariko ntago ugiye kuvuga ngo abantu bose barapa ngo ukabumvisha umuntu w'umukuru ati ntago birenze cyane okay now twagiye tujye kuri niki umaze kugeraho muri iyi rap music kuko benshi bavuga yuko
abenshi some of you guys ni performance kwirira abana nyine kwimurika mukamenya ko umustar no kwibera igifuri nicyo umaze kwigeza ufite uduhene twawe ufite udukoko twawe wakuyemo moto zawe wibere open mu mutima wawe ibintu birinjiza cyangwa tubabona hariya muravunika cyane ariko you don't get back kuko mu Rwanda biragoye kubona n'ukuri abahanzi babakira biranatangaje gusanga nta muhanzi ugira imodoka mu Rwanda ya danje urakoze ibyo bintu oya nabivuze hano mu Rugo cyane nta nubwo ari niya danje pfa kugira imodoka uyoboke hano ajya kumbwira ngo niga ntago bagomba kubishyira hanze guteye oya nizo bafite usanga ari nka rebo ayitwarira ariko njye ibyo bintu nabikoze ubushakashatsi nta musana ufite imodoka kandi bakenera kwikaraga cyatari kuko urushaza ushaka kuyiguruka buri sanze gute kandi mukora indirimbo YouTube ibahemba YouTube amafaranga ihemba ntabwo yagura imodoka nanone bitewe abantu bazikoresha barabizi kuko mu muziki dushyira ingoma imwe mu mezi 3 kuri 4 kandi nayo twashoyemo amafaranga mu gihe ibiganiro bashyira ibiganiro bibiri by'isaha ibaza isaha mu munota ni views 27 none ushyiraho buri munsi 3 cyangwa kimwe ku munsi none nta n'ikintu bawashoye nuko umutumirwa yandukana mwicaza mu gihe indirimbo iba yanakuvunnye ntinagende cyane ubwo rero uri kumva twe turashora cyane ahubwo hano twinjiriza buriya ni mu bitaramo nabyo bitaboneka oya biraboneka ahubwo ntibaboneka oya ntago biboneka Bianca don't joke no kuri no amakosa haba hari amakosa haba hari ariko concert Bianca nta concert ziba zihari nayo nese kambwire Bianca sibyo niyo concert kumara umwaka urakoze nta concert nini ndakubitamo urakoze nuko idaharize nuko zirarabwo zifite none se sibyo navugaga line up idahinduka nibyo nyine navugaga concert zirahari mwe ntimubonekamo why nyine icyo nyiri kukubwira uri kumva akeneye ni abashoramari nyine abashoramari bandastanding isoko uburyo rimeze yes ushobora gufata umuntu ufite ibiceri mu Rwanda n'uwe muraperi uzi Jay Polly na Riderman agahita ari baha akazi nyine wenda n'urugero nari nanze cyangwa ugasanga ntabazi n'uwabwiye ngo amusange ikintu cyanungwe n'ukuntu umuntu utegura igitaramo nyiri mafaranga ashaka umuntu gashyiremo abahanzi uwo muntu rero ahita yishyiramo abashuti abo yiyumvamo abo basangira nabyo gabini nakubwiraga bijyanye n'aba MC nanje nkabaza nti kubera iki mwebwe mubibona gutyo rimwe kabiri gatatu ntufate ya mbere wowe ngo wihamagarire boss umusaba akazi ntago bishoboka bya no hari abantu hari ikindi kintu kizica abantu kumva yuko you guys are big nje sinahamagara umuntu runaka uri kubibona sinahamagara umuntu runaka ngo kubera ko ngo boss ne muhamagara ngari bunsuzugure ngo nje ndi big bagomba kunyihamagarira no kubera iki mwebwe niba koko hari ikintu ushaka utagifightingira ngo uhamagare boss uzimamvu ubu rishoka ko nahamagara muri MTN bakama akazi urakoze ibyo ngese rishoka ko nahamagara muri MTN bakama akazi kubera iki utrayinga but no failing gutrayinga ahubwo ikintu kimwe byange wa tryinze oya ibyo byo kwanga ibintu byangize mu buzima bwacu ni byinshi ku rwego ibintu byo gutrayinga ntago ari cyo kigezweho ahubwo urakora ugaprovinga umuntu akabona ko iyo contract uyikwiye uri kumva so mu gihe atabibonye ko uyikwiye you move nta nubwo ari wenyine ntago ari control n'izabo ejo bundi hazaza uw'inzoga amakazi kuko wenda uwo ngo yabonye ntajyanye n'ibicuruzwa byiwe ejo bundi ashaka kuza nk'undi wenda hakaza nka Nike nta kintu igenderaho uri kumva iyo pfa kubura nyine uri kumva ikintu gitandukanye hanze no mu Rwanda hanze bafata umuntu wese uri gutrendinga kuko afite abantu influencing definitely kandi mu njyana zose Bianca ushaka influencing abadada bakagura amayinite ariko nge naka influencing abarara akagura amayinite kuko bose turahamagarana rero hanze ho bagera kuri mu influence kuko nariyo reba abantu afite n'abawe n'abanjye ni benshi ariko ugasanga mu Rwanda impamvu utakitora abari company nini kandi uri umuntu muto kereka ahubwo nkuko nje hano nkahura n'umuntu wa MTN ucyo gihe ntaga ncika ntamubajije what's going on ko ndi umuhanzi ndi gukora neza aba nifuza kuba nakorana nawe ariko kumbwa ngo nzabyuka mu gitondo nje muri MTN arakubwira ati ibyo bintu uzandika ibaruwa ubisaba hanyuma boss nabona kubikwiye niko bavuga bya kandi iyo umuntu akubwiye icyo kintu ushobora no kumara n'ikibazo uzwana gukomeretsa nk'ubwo ahubwo utafite igikomere uranarya mukavuga ati si abantu babona nta
potential mfite ko exactly then ni iki tugomba gukora ibyo bintu bigahinduka se what we have cause ntago twahorana abantu bamwe You understand? narakubwiye Bianca ibintu bipfira mu bantu bategura ibitaramo kuko boss arakubwira hari ngo akantu avuze ngo bose ntago ashobora kuza kukwishakira Oya. ngo akwihamagarire Nta nubwo ari ashiramo umuntu mo hagati oya we ntago ari uko adafite ubunebwe bwo kugira Wapi? ahubwo ntago azi ibigezweho urakoze nuvuga ngo Hey. Okay. So- reka ngurugero rwa Tour du Rwanda umukiriya aragufata reka tuvuge ngo ni inzoga wenda ingufu ugiye akakubwira ati akira miliyoni 200 nawe ndashaka mbone truck kuri street mbone ababyinnyi mbone aba MC mbone na sound Yeah. n'abakanishi niko bikora nta mukiri ufite uwo mwanya ngo mugege guhamagara Zeo Trap mumushyiremo abiha Bianca wowe Bianca ukagenda ugakura umukiriya akabona ubukwe bwabaye oya nabwo so rero njyewe wowe Bianca uzagenda uhere kuri babandi babashuti babaha niko bano bashoramari bameze uri kumva Hey. ahakwiye That's a big urabona- problem. investor aguha amafaranga wowe ukayinveste wowe aguha imari wowe aho ushora imari uyinvesting uko ubishaka urakoze warashaka kubona ibintu bye biri successful kuko we nagaze ngo Wow. ibintu bigezweho muri trap muri hip hop niki uri kumva ikintu hanze baturusha nka BT ntabwo wayitegura ngo uha abantu awadi imyaka 3 basa ari abantu bashinzwe ako kazi uzi reka nkwereka kumwanira Mm. Bianca hariya uzi bagenda bo barakubwiye ngo numbers never lie bari ba Spotify Yeah. toto z'indirimbo zabo bagahita bagwa igihembo biciye mu maboko rero bagashyiraho na votes z'abantu bagutoye You understand? ibi ngibi byo mu Rwanda hano mu Rwanda umuntu Niki, niba bimenyane. ari abantu bashinzwe ako kazi ko gutuma kuko urumva mbakira bafite akazi kenshi ntabwo abijyamo ariko niba apana yo kuvuga ngo hari umunyamakuru nzinga ariko aziranye n'abantu benshi ngo ahita birebamo hari abantu baba bategura ama event nyine bashinzwe kuorganiza ibintu abo bajye bicara avuga ati se ko tugiye gushaka abaraperi 3 kangiye nkore research y'abantu bari gukora urakoze kuko ntabwo umuntu yakishyura amatike hafi 7 aje kureba umuntu umwe uvuga ati none n'ikindi kintu gituma ama concert n'ama event imwe agenda acika amazi ni bya bintu nyine turabizi n'ubundi ni bya bindi bagiye kugarura ariko uyu munsi niba mwazanye Pifra ejo mukazana Ride ejo mukazana Bush ejo mukazana Zeo ejo mukazana undi umuntu buri ryaza avuga ati none kandebe runaka hazamo naga competition kari bien kari positive mu Rwanda bashaka kwereka ngo kubumvisha nyine nibyo ariko ubwo ngubwo tukiri kure byahatari Bianca ni ibintu babigaragara industry isaba ko dukeneye abantu bize umuziki apana apana b'abahanzi oya nta nubwo biri mu bitaramo reba bano baniga baba promoter bo ku mu social media man umuntu igari kugupostingiraho umuntu iga 7 twamubonye ariko hari umupeti bakoze indirimbo ntabwo uri kubabona ushobora no kuvuga ngo ndi gukorera ibiceri ukamunyuzamo kuko kugira ngo nuza platform irambi supporting imana ukore n'umufungo ariko se ugutuhera umuntu none umuntu ukavuga ugapostinga umuntu ngo yishimye mu mutwe ubishyize kuri Instagram ari abapeti ifite indirimbo ntazi uri gushyira umuntu umugize urubuga nyine usanga korera urumva mu Rwanda niba bafite ikibazo okay so reka dukomeza aho kuko twanararaho tutarahava wowe ubona hagomba gukorwa iki ibintu 2-3 wabwira abakire batabafasha ngo mugire mugaragare kandi muba mwashoye mwakoze buri kimwe n'icyo ubona kigomba guhinduka binjiriza bayagaruza yego ahubwo b'ikintu kimwe abantu bajya mu bintu banze understanding ko bataje ntago ari amafaranga yabo atumye bagiye kubikora niba uri ushaka gucuruza umuziki ugomba kuwucuruza igihe kinini kandi ntago uba ugiye kuwucuruza ugendeye ku bihe byashize washida ukuri gutumira abamakanyaga gusa uri kumva urakoze ariko niba turi kugendana na generation niba ugiye gutegura event banduvuga ati ni bande bakoze uyu mwaka kuko nibo baharawe nibo baratuma umuntu atanga ibiceri numbers never lie kumva none na event yabituma itandukana abantu bakagira amafembo akavuga ati stage wenda ya melody narayirebye cyo ntago ndi busubireyo ariko ashaka kuvuga ati noneho wenda hariho yampano na Diaspora na Zeo Trap stage ndayirwaye aho hantu kubona umupeta ari guturita ikibuga ivumbi ryatumutse aho cyo gihe abantu baraza ari benshi uri kumva none kuko baje kureba ibintu bishya nyine be guha abantu ibintu bimwe no ku ma station nyine tugendane n'ibintu n'umuziki ugezweho kuko niho turi gucuruza hanyuma ikindi
urebye ubundi akenshi bipfira mu ma events uri kumva baha amahirwe abantu batandukanye. Okay. Now reka mwihutishe gato saa 10 ziruzuye tugere tugusezere tukoze iminota myinshi. Thank you so much kandi kuburi hano abari yiyonge kuri telefone turaza ko tuzifunguraho gatoya. Get ready to receive them. Mwe mwitegura ko 079 57 57 hanyuma rero tudatinze Zeo Trap twihute gatoya. Reka nkubaze kuri nakoreshe ngo niki umaze kugeraho muri uyu muziki wasabiyemo iki? Uhita tubwira ngo nta muhanzi nimwe ufite imodoka ari umuhanzi ufite ubwo twari tutangiye mwari mutangiye kuvuga ibyo umuntu afite ariko ibyo afite urumva ibyo nibyo abantu biteze kumva mu mutwe. Definitely nanjye ngiye naterwa ishema no kumva Zeo Trap rwose afite imodoka ya Spotify. Wagacu umaze kwigezaho mwana wanjye muri hip hop wasabiyemo agace? Ubundi nibanga nakibira abantu mu gihe uri gukora ntabwo ari bwo uri kwinjiza. Ngo ki mu gihe uri gukora ntabwo ari bwo uri kwinjiza ukiri kwisetinga. So habatemeye gukora akaba natemeye kwinjiza. Mushobora kuba mwaramenye wenda ari bwo ngeze ku rwego rwo kwigurira keshi kuko nazigwa mu gihe nakoraga ingoma nta muntu nzi ugasanga none igihe mutekereza ibindi bintu nshaka kuba ndimo hari ibindi ndimo kuko nk'ubu navuga ko nk'abahanzi benshi nzi bakuru ibintu byinshi nyine mu muziki byo bumva ngo inzu n'imodoka ni ibintu baguze nyuma yaho ahubwo nyine bamaze gukorera ibiciro mu muziki. Ariko nkatwe ubu turacyari kubyinvesti urebye nk'amashusho turi gukora turacyari kurwana n'isoko nyine. Ariko ubu icyo navuga niba ugeze ku rwego rwo kwitunga sibyo basha kwishyurira inzu basha kwiyambika niyo modoka nshaka afite ubushobozi bwo kuyigura ariko nkaba nagenda mu modoka nshatse bite naho ngiye. Ikindi navuga ikindi urumva ku rwego ngezeho rwo kwa nakikora projet nshaka ni nacyo kintu kiba kiri ku mutima wanjye ko ingoma nifuza nkaba natangira no gupanga no kujya gukorera hanze nibyo bindi wenda ntawamenya mu minsi iraza biraza ariko navuga ko urwo rwego nirwo navuga nge ndiyo. So muracyari gushora nta musaruro uraza. Twagiye rero Zeo Trap ndakubaza ngo nuwuhe mwaka wakoze neza kandi nanone nuwuhe mwaka wakoze nabi? Be honest. Njya mvuga ko nakora nabi kubera ko ugiye nko kureba imikoro yanjye kuva uko natangiye buri gihe bihora byerevetinga ntago urabona ngo muvuge ngo no munsi byagiye hasi haba ku buryo imibare ibikura niki ubona ko noneho ubwo umuntu yafatiyeho hanyuma umwaka nakoze neza nuri ushize 2024 warimo movement kabisa iri hejuru. Twagiye ku kindi gikurikira ndakubaza who is your idol? Ninde ureberaho muri iyi njyana ya rap hano mu Rwanda ndetse n'umwe hanze? Mu Rwanda ni J Paul, hanze Central CD. Cyazunyemeje Central C ni ikindi kindi Central kabisa. Hanyuma ubundi ukora iki mu buzima busanzwe? What do you do? Do you have any other job that you are doing apart from music? Mu buzima busanzwe hari n'ikindi kintu ushobora gukora kitari umuziki? Mu kintu kiba nkora cya mbere ni umuziki, hanyuma ikindi nkora ndashushanya. Kandi uzi ko ari byo koko? Yego nsenzibuka. Icyo kintu navuga nkora ko nk'ubu ndi gukora ibintu. Ubashanga igitsina gore neza cyane nka cya Bianca gitari kuri frame kabisa metero 2 kuri 2 ni metero 2 kuri 2. Oh shit kadire ya 2 mita kuri mita urumva ikintu kimwe. Reka Zeo James yaragifite kabisa metero 2 kuri 2 kabisa. You sick beratagubwire kuri anniversaire yanjye mu kwa 8 muzamabura iyo gift uzama ya metero 2 kuri 2 hari nigi 2 mita kuri 2 mita ku kiye gihimba cyo hejuru cyo hasi ubwo ni face sishaka kuzamanika portrait kabisa nkawe yanga iyi ni gift nahawe na Zeo Trap isura cyarimo n'amaguru ashemo n'abanyasha ahubwo isura yigice uzagarikire kagari ka Kabeza bwa rero ufite abantu uzayimanika 2 mita cyane ntabwo uzi ko metero 2 zingana ngashushanyiriza ndabizi ni nk'iriya televiziyo uzi ko uri gushaka tabingana nka matera ya metero 2 kuri 2 oya nawe yani nini cyane ahubwo ubwo yaba ari metero 1 kuri 1 n'igice uzamukorera ingana nk'iya screen
karabaye oya ahubwo hariya hateretse mu screen cyangwa hariya nka kuno igabanyijemo gutya ubwo uzishyura ngahe oya kandi ni gift azaba mpaye ya CEO genda nzanayimanika no mu cyumba cyanjye nzajya nje kuryama nyere mvuge iriya ni gift ya CEO azagusura arari wawe unamukoremo indirimbo sibyo muririmbishe then uranze uyimuha yizane azaze kuyitora zirashaka twagiye rero gakiya niyo side yaso cyane nakoraga ibiceri byo kuba najya kuri studio ariko n'ubu ngo ndi gukora digital art ubona nk'amakava y'amakatuni benshi bose kabisa n'injye batamo kuko urumva amaportrait ni ay'abantu bataka ariko ubu agezweho nyine ubu cover muri lyrics video cartoon nk'ibyo kabisa. That's nice. Twagiye kiri kibazo cyawe ngo ufitiye hano wize ibiki mu myigire yawe ku ishuri usoza segonderi wize iki? Nize construction. Umwubatsi umwubatsi arimo aradutamo drill arikaraga hasi hejuru. Kuki utabikomeje? Umwubatsi yahindutse street goat. Nagiye kwiga construction ari nka option ya kabiri kuko ku Nyundo hari haruzuye kuko nagomba gukomeza ibintu bya art kandi none ntabwo bari bakigendera ku mbere bagenderaga ku bugeni mu buryo umwana azi gushaka. Ubu byabaye amanota bashobora no kugera muri 20 wari ufite nka 25 ikigo cyuzuye none ubwo nyine bahita bakubwirisha kugaruka next year cyangwa ukazaza kwiga short course. Rero uwo mwaka washize mbona n'undi byararangiye ariko nagumye nihugura n'ubundi kuko gushushanya n'ibintu bikora hari n'igihe umuntu ushobora no gushushanya gutya ukarusha abantu bari kubyiga tu. Nawe uriga ngwaza ikindi kibazo ufite umwana kugeza ubyaraho shaka ndatestinga niba zikora kabisa. Bya biro ntabwo byoroshye ntabwo ndabikinisha ariko impamvu ntabwo ari cyo gihe cyabyo nyine uragatera nyine ubwo. Oya mfite ibyana nitera ntabwo sushona ndakanyamira ikutera. Oya Zero Trap twagiye reka dukomeze. Niryari uheruka mu rukundo? Ndurimo ufite umwana munirwa rwa nyuma kabisa. Oya uri kubona umuntu icyana ntabwo yakiburana icyana kiba gihari. Uravuga wa wundi ukunda biriseriye cyangwa no gutera kandi biriseriye man icyana ngo iminsi ari kwiyumvamo. Ariko ni ibintu byoroshye gukundana n'umuraperi cyangwa ni ibintu bitoroshye? Mbo njye mbere byakundaga no gupfa kubera ariko ntabwo njya ndumaramo nk'ukwezi iyo atari umuntu wihangana kuko ntabwo navugira kuri phone nk'amasaha 2 ya bintu haza amazi ni ibintu byaza amani urutwi uvuga akarinda ubwo gushyuha nyine uri kuvuga akaza bw'amazi cyangwa mukaganira nk'ibintu by'ubugoryi kinyarano tutagira iyo tuganira mwumva zakamye urakatingo itadukate ariko ari nko gucata twacata nk'umunsi wose umva mu wamunanyuzamo hagira utuntu ubona ko internet ukatumusunikira nyine ntimuboringane cyangwa akaba yagusura mukirirwa na nyine mukaganira. Twagiye kuri question sasa yihutishe. Uri under any label? Are you under any label? Oya uri papuki mama uri freelancer biraho. Twagiye quick question noneho Bushari cyangwa Bidre? Bushido. Kubera bakomparinge bombe banandukanyiriza wa mugani twe tubona bana buriya mu baraperi nujya umubaza raperi babiri nyine ubusa nk'umugonganishije ariko abwo yabagutandukanyiriza kujya vuga umwe muri bo banandukanyiriza no kuvuga ngo bo baziye rimwe ariko iyo abantu babiri basohotse hanze buri bantu babakundira iki ukwabo. Yego Bushari ari hambo uri kumva afite igikundiro hanyuma Beatle we ni umustar azi no kwitwara nk'abastar ariko bose bahuriye ku mpano yuko barenze mu kuririmba. Thank you. Twagiye kuri Nessa Young Grace Oda Pasi. Nessa ni new generation yego ariko nkeka ko wenda sinzi niba ari uko turi muri generation imwe. Abo bose nkurikije ukuntu barapa Nessa bose arabarusha kuko Nessa ashaka kwandika ingoma ukumva ni nk'umuntu iguri kurapa mu gihe bano ba baby bose bagiye barapa nta wundi muntu yigeze numva uririmba numve nyine ni flow ziri kuvuga ni flow bose aririmba kumva ni umudada ariko Nessa afite indirimbo nka 300 400. Ikindi noneho
buriya ababebi bo noneho muri ino njyana yacu buriya niba uhita ubonera turoma abaniga bafite urabona uburyo atitabwaho iyo isi ubishyira no ku baniga ubona ko noneho ni ibintu nyine biba ari fo kumara industry gutya nta kintu ubona itakwitaho cyane ariko ikintu cya mbere ni umu hard worker kandi ikindi nyine yamaze gukunda ibintu bye kuruta uko babimushimira tu hanyuma ya Young Grace nabo n'abafimeri barwanye kugira ngo nabo banesa babeho yego kabisa nari kumva ko byanga byakunda niwe wakora ibintu neza kurusha umuntu ayigiye baramurebeyeho bagiye badutera courage gutya hitamo hagati y'ibintu bibiri YouTube cyangwa Spotify nihe wacuruza wahitamo Spotify ariko impamvu mu Rwanda ho sha iyo nkuru mwe muyiretse Spotify ifite abantu 100 ari kumva ariko nka views ngera kuri YouTube nzigize cyangwa kuri Audiomack nzigize kuri Spotify niyo banyora muvuga umuntu yayigura tu kuko nka streams nk'ibihumbi 100 ntihaburamo nk'ibihumbi nka 5 by'idolari so vuze ko bareba niga barakize ba Central CD barakize na muziki kabisa barabona indirimbo nta nubwo b'indirimbo zabo kuri YouTube kuko ubona ngo bafite views nkeya hariya buriya babaha by'ama billboard ari kuboro bamuha noneho nk'ama ari kuboro gira ama certificate nk'atanu yego hariya biba ari rafite amurinda upfu ukinjiza nko mu Rwanda Audiomack usanga uwinjiza 0 n'ibice kandi Spotify umuntu mwagura indirimbo $1 rimwe ibaze n'ufite views 100 buri muntu aguze $1 rimwe n'igihe ushyira kuri 2 bitewe n'uburyo ushaka indirimbo ayigura urumva na Apple Music hariya agusanga mu Rwanda ntago umuntu yumva ko yakumva ikintu yaguze so wahitamo Spotify wow that's nice so ikindi cyanyuma kuba umuntu yaguhereza guhitamo kwamamaza kuri TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram ndetse na Audiomack wahitamo iki TikTok niyo television kabisa yambe je nta n'umuraperi n'umwe ndusha aba followers kuri TikTok yego narabibonye naje IG barazikoze IG ari ukuntu mbere abantu bafollowingaga umuntu babyishimiye ubu kugira umuntu agufollowing shaba gukunda byatari ariko nka TikTok nanjye waje usanga narabanikiriye hari n'abatazi kuzikoresha hari bazaza basanga twarakabye kabisa uzayinyigishirize nka TikTok niramuka itangiye guhemba mu Rwanda nta n'umuntu uzongera kujya ku kazi kuno kuko iyo ku kwezi minimum umuntu postinga icyo ushyira amavideo n'iki kuri bavuga kuri million views bahembe $1,000 ariko nyine ku kwezi amafaranga avuga abantu bafata bahembe $21 ku kwezi kandi uguzi kujya live iminota 30 gusa mu kwezi bahemba $1.5 kuri 2.5 ubwo kujya waragiye iminota 30 ibaza iminota 30 gusa no ikibazo ntabwo baratangira kwishyura iri monetize mu bihugu 6 kandi reba turi bihugu magana ngahe uri kumva ariko na YouTube niko yatangiye itatwishyura biri kutwishyura ubwo rero uri kumva ko TikTok nyine impamvu nyikunda usibye ko nawe nditanga n'ibiceri ariko hari igihe kizaza noneho ariko ho ku upcoming ukiza posting ama freestyle ugashyiraho barakerekana okay now mbere yuko dusoza gatoya hari ikintu wicuza mu buzima ziwajya yicara akavuga ati yo I regret doing this. Do you choose yourself? Uricuza? Do you choose yourself? Kwicuza kujya kwicuza ni kimwe ni regret. No kuri regretting nyine gukora ikintu ukavuga ati sha iyo menyira mwana si mu muhe iyo menya wenda sindisingane iyo menya singo nambara gakingirizo iyo menya sinsuka imisatsi you know sha yebura ibintu sinjye ngira ibintu byo kwicuza muri life kuko nta kintu byo nkora atari njye wabihisemo wabitekerejeho mba nabitekerejeho nzi impamvu yabyo abantu bicuza n'abantu batajya bagira n'ibintu bageraho mu buzima kuko uhura doubting ati iki nicyo nakabaye narakoze iki nicyo nakabaye nakoze ntago ni kimwe na negative side ntago nyine njya mu bintu bituma umuntu atekereza ibintu bigize bitajyanye no kujya imbere tu. Okay. All right. Now, Bianca, reka ibibazo turekeraho tunagushimire twitabira abantu ku mirongo ya telefone 23 abasuhuzeho noneho ahite aduha kapera k'indirimbo ye tunayirunginge tumusezere abari ku mirongo ya telefone yo muhari kuri 07975757 turi kumwe na Zeo Trap aka ihene inkuru mu murwa. SKFM hello.
akira Zeo Trap ni umunyamakuru yo kiri gute kandi umeze fresh babita CEO umeze ute iboneza na Rukundo kabisa na Bless kabisa nguri duherereye ni pazo hano Inyamata kabisa na fresh ala Inyamata mu ba vibes zose zene n'agasozi mubahe neza agasozi turayikurikira kabisa na thanks kabisa nari Zeo Trap amwifuriza iki n'iki wamwifuriza papa cyangwa n'iki umubwira n'icyo ushaka kumubwira Trap icyo mwifuriza ni iterambere ni urugero rwiza mu rubyiruko abana bihiringa abivemo cyangwa akomeze abivemo abirekere ba bulldog cyangwa akomeze yabivamo so kabisigira abakira ataje bafiri araturabuye Nyamata araturabuye urakoze cyane papa undi muntu ku murongo wa telefone babiri batatu twihuse turi kumwe na Zeo Trap aka the goat is still in the building wherever you are listening in from it is 93.9 FM SKFM M scenario turi kumwe na Zeo Trap in the building it's all about trap it's all about hip hop right now someone on the line hello SKFM ça va bien hello how are you my friend I'm fine akira umuhanzi wawe turi kumwe nande muri studio CEO yo salama ni fresh kiri gute man uradukoma na fresh thanks kabisa umusaza ni David hano ku Muyumbu David ni cye kigoma cya Zeo Trap cyagukomye ukiririmbemo gake n'umwanda ngaho uririmba umwanda twumva akira umwanda sha mana yanjye yora umwanda agira vuba reka nguhe beat mumere beat utagenda umupapa agiye kwiruka ndi kumwumva wigenda mwana yo nakurabuye umupapa yagiye uranze wahene y'agasozi umuntu umwe ku murongo wa telefone turi saa 10:23 umuntu umwe ku murongo wa telefone bahari 0797 studio za SKFM SKTV turi kuri YouTube kigane wagisangaho live Zeo Trap ni umunyamakuru dufite Allo kiri gute Allo ahagarare ku mateke reka duhereze chance umuntu umwe ko turifuza byibuze telefone 3 one last caller uyu ni wanyuma niwe turi bwitabe umuntu umwe wanyuma niwe turi bwitabe duhita tumanuka mu ndirimbo y'umuhanzi SKFM hello yes papa akira umuhanzi wawe jya kure ya radio yawe Allo kiri gute ntabwo bikunda ariko bigaragara ko abantu bari gukurikira Zeo Trap bari kumwumva bahereza umunota umwe gusa turi kumwe na Buna Bet Rwanda turi kumwe na Mount Kenya icya Mount Kigali University turi kumwe na Action College Allo yes papa Allo uyu muntu nje kumwitaba kuko ni wa wundi wabuze network bro ihangane wabuze network hagarara ku mateke cyangwa hagarare kuri ku mugina urumva stand on the ginners uhagarare ku mugina kabisa turabure ku ndirimbo yawe nshasha ufite turabure ku ndirimbo yawe nshyashya ufite Starboy number 1 bayita Street Goat hanyuma ni aka yanjye ariko ikaba yarasoze kuri album nshyashya mfite bita Ntaganoga niyo intro ufite album iri ndimbo zinga Ven Jesus Christ 20 songs kabisa 20 songs niho ibisimba iri iyo yasohokanye na album ifite amashusho hanyuma na Street Goat yari iri kuri ya album nayo nibanza niyo nahereyeho nkorera amashusho wow ni nayo tuzaronshinga mu matariki nababwiraga hanyuma akaba ari indirimbo mba nivurumva neke yanjye niyo mba nivuga mbabwira ibitendo byanjye buryo nkoramo ibintu byanjye buryo nyine ni nko kwivuga ibigwita muri make Zeo Trap iyo wandike imirongo ukoresha cannabis cyangwa n'urumogi rw'urubuto bisanzwe kubigendanye n'iki se kuko umwana mugira amagambo atabaho bro baramwibona gukora trap utanywa kuri cannabis cyangwa ego ko uziko ushaka no gusanga buri abantu bazikoresha ari bakeya ariko nta muntu wakurize rap man atanywa itabi ntibibaho okay ubwoko bwa rwo bwose ntago ngiye mfata ibisindisha kabisa that's good ariko ikintu buriya flow ubusanzwe uzisangamo iyo ababinywa rero usanga nawe yarakoze umuziki asanzwe abinywa yinywera n'ubufyege n'ubukinyine ntago ari ibintu wigira mu muziki rwose abantu babeshyera imiziki ngo yagezemo yiga iki kintu wenda ushaka kwiga n'ukwitera iki ariko ikintu kijyanye no kwigira avuga ngo wigiye burara mu muziki ntabwo bishoboka ahubwo uzi uba ufite kabisa itaba telefone ya nyuma twigendere niyo yari isigaye okay twabyihoreye ibyo tubireke
alright so ni ihene ikaba iri ku gasozi ubu ihene yageze ku gasozi kabisa iri ku mbuga zose iri ahantu hose ahantu hose hakumvira umuziki dukubita freestyle ihene ubundi tumanuke Bianca izatata imihanda inyita go shaza mfite uburira pimaton ziza nkuka yenda kwereka stop bakure kusarenda kwereka stop n'igitakare nava inkoko nk'ubu karimwe yo hajemo so ntago Kigali tumena ibiryo sibya amaputa atakigira do na wundi nagabari nyoko apfu kubitugu niyorogo umva kujya hene y'agasozi hene y'agasozi hene y'agasozi hene y'agasozi kibi muri bo ngo niyimya Nta Zeo Trap afite indirimbo nshasha yatuzaniye yise Street Goat reka tuyumve ariko tunagushimire byatari wakoze thanks for your time